Hero mumeze mute? Munsi tugiye kuvuga kuri topic ivuga ko amafunguro cyangwa se ibiribwa ushobora kurya uri mu mihango bikagabanya ububabare cyangwa se ukanamererwa neza muri rusange. N'utababara nawe ashobora kubikoresha nyine akamererwa neza. Mukomeze kubana nanjye turabirebera hamwe uyu munsi. Rero ese ubundi imihango mu busanzwe umuntu yakwiye kuyijyamo akababara? Kuki se hari abababara abandi ntibababare? Byose turabirebera hamwe. Ubundi imihango muri rusange nk'uko twabibonye mu kwezi k'umugore ni ukubona ya myanda isohoka nk'amaraso y'ukwezi k'umugore gutangiye. Ese kubabara biterwa n'iki? Kubabara ni nyababyeyi iba iri gusohora iriya myanda ikikanya, ikikontractinga, ikikanya cyangwa se igafunga cyane ku buryo bitera ububabare. Noneho biterwa nuko iyo nyababyeyi isohora umusemburo cyangwa se ikora umusemburo witwa prostaglandine, bigatuma ya nyababyeyi yikanya cyane ukababara cyane. Uko uwo musemburo wa prostaglandine ubaye mwinshi ni nako nawe ubabara cyane. Rero tugiye kurebera hamwe ibiribwa bishobora gutuma utababara. Ese ni ibiki nabyo mwirinda ubwo bubabare? Ese ni ibiki nakirinda simbifate mu gihe cy'imihango? Ikiribwa cya mbere duheraho, turahera ku mbuto. Imbuto muri rusange ziba zirimo amavitamine, urugero nka vitamine D, B6, potassium, umwungugugu wa potassium. Ibyo byose birimo isukari ishobora gutuma ya prostaglandine twabonye wa musemburo utuma ubabara wagabanyuka noneho bikarangira utababaye cyane. Imbuto twakibanda cyane nko ku mineke. Imineke urumva irimo isukari, ikaba niganjemo potassium ituma utababara. Tukareba no ku inanasi. Inanasi irimo antispasmodic cyangwa se ikozwe n'ikintu gituma kirinda kwa kwikanya. Iyo kugabanyutse bituma utababara. Ntabwo bishobora kutabirinda burundu ariko birabigabanya. Rero mu gihe uri mu mihango ubabara cyane ugomba kwihangana ukagerageza kurya imbuto. Ikiribwa cya kabiri ni ubunyobwa. Ubunyobwa burimo fibre na proteine bituma isukari itembera mu mubiri, bityo bigatuma utababara. Ikiribwa cya gatatu, imboga cyane cyane. Ugomba kwihata imboga cyane cyane imboga rwatsi, kuko nazo zituma ya sukari iza mu mubiri cyangwa se bikubaka umubiri bigatuma utababara cyane. Nanone ikindi, ugomba kwibanda ku nyama cyangwa se inyama zitukura, amafi, bifasha kongera amaraso bigatuma utababara cyane. Ikindi ugomba kwihata ni icyayi cya mukaru, akarusho ugashyiramo tangawizi, kubera ko tangawizi nayo irimo anti-inflammatoire cyangwa se antioxidant, birinda uburozi, bigatuma ya nyababyeyi idashobora kurwara cyangwa se wa musemburo ukagabanyuka bikarangira utababaye cyane. Ibihwagari nanone ugomba kwibanda kurya ibihwagari. Isosi y'ibihwagari irimo vitamine D na E ituma wa musemburo wa prostaglandine ugabanyuka, bikatuma ugabanya kuribwa. Ikindi ugomba kwihata harimo seleri. Seleri nazo zagufasha mu gihe ubabara, mu gihe uri mu mihango. Hakaba hari ikindi epinari. Imboga za epinari nazo ugomba kuzihata kuko zirimo vitamine B12 na vitamine C, bituma mu gihe uri muri ya mihango utababara cyane. Ese ni ibiki bindi bishobora gutuma uribwa mu mihango? Ibindi bishobora gutuma uribwa mu mihango harimo nko kuba urwaye ibibyimba muri nyababyeyi, cyangwa se ufite indwara yitwa endometriosis ituma ibice byakabaye muri nyababyeyi biri imbere byimukira ahandi bikajya nko muri fallopian tube cyangwa se bikajya mu miyoborananga. Ibyo bigatuma
ubabara cyane, ugira uburibwe bukabije cyangwa se kuba urwaye izindi infection zo mu myanya myibarukiro, nabyo bituma uribwa cyane, ukanagira n'amaraso menshi cyane cyane. Akenshi nabwo iyo ufite indwara urwaye mu myibarukiro uraribwa cyane ndetse ukanava cyane. Mu gihe rero bibaye ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ibiribwa ugomba kwirinda mu gihe uri mu mihango ubabara cyangwa se mu gihe uri mu mihango bisanzwe, ugomba kwirinda ibiribwa biriho umunyu mwinshi nka burushete, amavuta, ibiribwa birimo kafeyine nk'ikawa, ibiribwa bikungahaye ku masukari, inzoga n'itabi. Ibyo byo ni uburozi mu busanzwe, ugomba kubyirinda kugira ngo, kuko ibi ngibi iyo ubifashe bizamura wa musemburo wa prostaglandine bigatuma ubabara cyane. Ese ni iyihe miti nakifashisha mu gihe numva ndi kubabara cyane? Ubundi umuti abantu benshi ukunda kuba bazi harimo ibuprofene, ariko na paracetamol wazifata, diclofenac, tramadol bizwi nk'imiti irinda ububabare cyane cyane, n'umuti witwa papaverine nawe utuma utaribwa mu nda. Ariko nanone iyi miti ntabwo ugomba kuyifata utayandikiwe na muganga, kuko akenshi usanga uyifata bikarangira impyiko zawe zibigendeyemo, kuko nubwo ari imiti abantu benshi bakunda gufata, ariko ni imiti yangiza umwijima ndetse n'impyiko. Kuyinywa kenshi rero mu gitondo ukamira 3, mu kanya wakumva 2, mu kanya wakumva ukongera ukamira, iyo ntabwo ari byiza. Ahubwo unyweye 2 cyangwa 1 ukumva bitagabanyutse, icyiza wajya kwa muganga, muganga akaba ari wikwandikira ukayifata mu buryo bwizewe. Nk'inama twakorera muri iki kiganiro, mu gihe wumva uri kubabara cyane uri mu mihango ndetse ukanava cyane, kuko ushobora no kuva cyane ukagera ku rwego rwo kugira anemia cyangwa se amaraso akaba make, wakwihutira kujya kwa muganga, muganga akaba ari kwandikira imiti cyangwa se akanakurebera niba koko nta kindi kiri kugutera kuva nka bya bindi. Wakihutira kujya kwa muganga kugira ngo muganga ari we ubona ko ufite ibyo bibazo nk'ibyo twabonye, akaba yanagufasha kubivura. Mu gihe utaragera kwa muganga ukaba wifashisha bya biribwa twabonye se cyangwa ya mafunguro twabonye akugabanyiriza ububabare. Murakoze, mwari kumwe n'umubyaza Dorcas. Rero niba wakurikiye ikiganiro cyacu ukaba wanagikunze, akora subscribe kugira ngo n'ibindi by'ubutaha tuzajya dukora tubagezaho bizakugereho, ukaduha igitekerezo ndetse ukanasangiza abandi niba wabikunze. Murakoze.